Yes, reka tubasuze cyane twizera ko mukomeje kumera neza cyane abari mu mahanga ndetse no mu Rwanda. Ni Target TV ngewe nitwa Masunzu. Turi muri gahunda yo kugenda tuzenguruka hirya no hino mu gihugu, tugenda dusura ahantu hagiye hatangaje, tunasura abantu bagiye batandukanye bakatubwira uko babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nkuko muriho murabibona ahantu twicaye ni mu cyumba ni kuri matera, ni ahantu harara abantu, niyo mpamvu twavanyemo n'inkweto kugira ngo tubashe kuba twaganira nabo neza tudakandagiye aho baryama. Aba ni abantu batuye aha hantu, batuye mu mugano, niho bibera umunsi ku wundi. Hariho turi kumwe nawe, reka atangira twibwira. Bite Byiza. urakomeye? Witwa nde? Uwamahoro Josiane. Josia, umeze neza cyane. Arebe. dusanze uryamye, ntitugukanguye? Murankanguye njye hano none iryamira ku manywa nijoro nyikomereza. Josia, ubundi uvuka he? Ngororero. Ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? 18. 18. Hanyuma se warize cyangwa ntabwo uraye? Nagarukiye mu wa gatandatu. Segonderi cya primaire? Primaire. Wigaga hehe? Ku kigo bita Senye ubu kanavuye. Hanyuma Josia, dusanze mutuye ahantu mu mugano, ahangaha twicaye niho muryama? Niho turyama ku manywa. Ese Josia, kuki mwaje gutura ahangaha mu mugano mu gihe bisanzwe bimenyerewe ko abantu baba mu nzu, baba batuye nyine ahantu mu nzu? Ubuzima bumeze gute bwatumye muza gutura ahangaha kwibera mu mugano? Njye singira papa. Mama ndamujya kwa yishakiye undi mugore. Papa wawe? Mama. Kugira mudeba kujya muteranye n'umugabo we, nicamo inzira zo kwigendera. Shaka akazi muri Kigali ndakabura. Nuko gora n'abana baba mu muhanda, tubona twibye twibera mu muhanda. Kaza tugasasa tukaryama ku manywa, ninjoro tukajyara muri gakabaro turyama. Byageza saa 10 tukabyuka tukajya gusyaga kwa Mutangana, tukagurisha mu gitondo tugahita tuza hano. Mukagurisha ibiki? Intoryi, karoti, imiteja, inyanya, byo tuba twatoye. Mwabitoye? Mwabitoye hehe ibyo byose? Ku modoka cyangwa se hirya hasi mu miteja, uko bakora migwa n'uragura. Maze muri Kigali igihe kingana iki? Imyaka 2. Wageze i Kigali, umuryango ubonye bidakunze utangira gushakisha akazi urakabura, uhitamo kujya wibera ahangaha. None se ko mutuye hano mu mugano ubanamo n'abandi? Abana tubanamo n'abahari. Njye wari uhari gusa. Ariko nabonye ufite umwana. Aha nubwo nigeze mbyara. Abana twasanzemo hano batoya n'abandi? Abana twasanze ni ab'ababyeyi tuba turi kumwe. Ko nabonye se ari abana batoya ba nyina babo, ko nabonye bakiri bato cyane. Kwa kundi umugabo agutera inda amwumvikanye ku bana, yayigutera. Harimo n'abo bafunga, b'abagabo babo bafunga kubera abakabaye sinzi. Umugabo akaba yarazize kumutera inda nyine ntamufashe, bikaba ngombwa ko bamufunga. Uyu nawe leta yegiguma iradufasha pe, tujyana mu bigo tukabyanga, twe tuba twarinaniwe. Kubera iki se babajyana mu bigo mukabyanga? Kubera kubuye hanze igihe kinini kwaba hano nk'icyumweru by'umweru, numva bitubangamiye. Baba bitaho, baba bagaburira? Ryamira ku ikarito, njye namenyereye ikarito. N'ubuntu bwo mu muhanda mfata akangaka nshatse gutya na gutya karanda kabona, bikantera iki kutaguma hano hamwe. Hari ababona bakagira ngo wenda mukora umwuga w'uburaya, byo
baba bari kubeshya. hari ababa barimo kuko buriya ntabahari, hari ababa barimo bajya gusaba mu mujyi ibintu nk'ibyo. wowe bagenzi bawe twabonye bafite abana hafi ya bose, wowe kubera icyo utegeze ugira? njyewe njye mba naragiye mu gapira nyari nabyara, agapira mba nyibitseho. wirukana n'umugabo ryari niba atari ibanga? Mperukana n'umugabo ryari? Mperukana n'umugabo nk'ikijya muri mujyi wa Kigali, ngo nubwo namenye umugabo icyo ari cyo nza kubyihorera, mbona nta cyiza kabyo, nifatira inzira yo kujya noragura ikaruta kwa mutanga nkagurisha nkabona make nkarya ayo ngayo. Nuko none se ayo mafaranga mushakisha muri ibyo byo gusyaga, nk'ubu ngubu hari icyo bimaze kukumarira, cyangwa n'ubundi urabona uko waje ariko kimeze? birakikumarira ko iyo ubonye igihombo bikasenyesa, buri wese aba atekereza ukwe, nimba ari ugutaha, nimba ari ukuguramo akantu iwanyu, nimba ari kujya gusura iwanyu nyine ukagenda uvuga ati mama dore dore, nuko buri wese aba atekereza ukwe. Ariko iyo twabonye igihumbi senyesa turazibika, yazagura nko mu bihumbi 30, katego kajya iwanyu, hasigaye agatungo, hasigaye agake, njya nyikatira nkigarukira. none se ubu iyo ugiye mu rugo ababyeyi bakakubona, ntabwo bakubwira bati mwana agira ugaruke mu rugo, cyangwa baba babona nta kibazo? njye mama aranyifuza, ariko papa tubana ntagifuza, nicyo kibazo. Kandi bamaze kubyarana umwana umwe, ariko njyeyo mageze ni nkaho mba ndike umuntu wanze nyine, uko mfatwa neza nka mama, abadahari nanjye nkakomeza. ubu se murya mute? hano hantu muraryama mugasinzira, urumva ni mu gihuru niko navuga, ni hafi y'umugezi, ni mu mugano, kandi umugano bavuga ko haba harimo ibisimba, inzoka, iki. ubu muraryama mugasinzira nta kibazo? ngo turaza tukisasa kuko tuba twarabimenyereye, tukiryamira ntarebe, koga tukabyuka tukoga tukigendera. se mwogerayo ko mbona hose ari hanze? hano gutya umwagarara agakingiriza umwe igitenge, hano gutya ku buryo wana atari burebe n'uwaragurya, ubundi ukoga ugafasha mugenzi wawe. umwuga ari amazi asa kuriya ya Nyabarongo? abana tujya kuvoma ku isoko iri hariya, akabariye tubogesha, akaba ari nayo munywa. kurya se mutekera hano muba, cyangwa mujya muri resitora? kurya twe twirira umusigi, ibiryo baba basigaje abakire tukabigura make, akaba harimo n'abatabirya, saa sita akazamuka akajya kurya mu murima, akongera akimanukira akaza kwiryamira. uwo musigi mugura angahe? ni 300 ugura, ni make. ubwo se biba bingana gute? abari bika ariko ntibyabura kuguhaza uruwumva. ese Josiya, ubona ubu buzima muzabubamo kuzageza ryari? twe twawubayemo tububamo tuzi ikibi n'icyiza. icya mbere ni ugushaka tike, niyo twagenda tukabanza, mfite imyaka 18, nkabanza nkajya gufata irangamuntu mu rugo, kwina muri Kigali aho waguha akazi ke ntarangamuntu, ajya kuyifata, namara kuyifata nkabona ngo njya nyidegamye muri Kigali saba akazi kandi n'umuntu wakanyima. Gahunda tuba dufite rero niyo gusura mu muryango. se murateganya se igihe wakoreye imyaka 2 ntabwo urabona kujya iwanyu nangahe Ngororero? kujya iwacu ni 3-5, ariko mu gihe cy'imyaka 2 ubuzima numvaga ari ubwo ubuzima, ariko natwe aho turagezeho kukubitamo umwaka wa 2, nawe hari igihe bigera bikakurambira, akaba ariho wisubiraho. nawe hari igihe bigera bikakurambira, akaba ariho wisubiraho. bagenzi banyu ariko ngo nijoro baraye babajyanye, ni bande babajyanye? babajyanye he?
babajyanye nyine bamwe babajyanye Gikondo babajyana mu bigo. mwebwe ko mutagiye mu bigo mwakwebye? Ntabwo nakwebye, njye byabaye nanizamukiye ku Muhima, naje nsanga byarangiye. donc muryama hano ku manywa, nijoro mukajya hariya muri gare ahandi badutera inkweto, uje nimugoroba wadusanga turi na benshi, abenshi ntago bari hano. none hano muhaba muri benshi cyane? tuhaba turi benshi. ubuse ubu buriri mubukwiraho muri bangahe? muburyama muri nka bangahe? uraryama bwakuzura abandi bakazana bagasasa ruguru gutya. hanyuma wowe urateganya gusubira mu rugo ryari? tubwiye kuri gushaka itike, umaze kugira imyaka yo kuba wagira indangamuntu, urateganya kujya mu rugo ryari kugira ngo wenda ubanze ubone ibyangombwa, hanyuma wenda ujye washaka akazi neza utuje? muri uku kwezi kuzarangira nanjye naha ko mbifitemo gahunda. numara kubona ibyangombwa uzahita ugaruka muri aka kazi cyangwa uzaba ugumye mu rugo gato? nzaba ngumye mu rugo gato n'ibinanga n'ibinanira ko papa tutumvikana, nzaba mfite irangamuntu nkazabwira ati umuntu umereza akazi kuba ubuzima nawe ubuzi ntiwabwifuza, natwe ntabwo ari uko tuba tubwifuza, ni uko tuba twabuze uko tubigenza. ese papa wawe kuba ikibundi mudahuza biterwa n'iki? papa niwo wiyubakiye nyirayo mazu, niwo wiyubakiye. mama nta n'umuntu uza nta n'umugabo ari n'umwe afiteho. papa rero nabona mama nawe yabona umutungo ari umutungo, akankunda uko ameze, akamfata uko ashoboye, ubundi ibindi ninjye byimenyera. mama wawe se akora iki? mama wanjye yorora inuzi, yorora inkoko. hanyuma turi kugana ku musozo, wenda uteganya kuzaba iki mu gihe kizaza uvuye muri ubu buzima? kumva umwana w'umukobwa arara ahantu nk'ahangaha mu mugano, kumva umwana w'umukobwa ajya gusyaga ibyuma cyangwa se gutoragura utwuma akajya kutugurisha, wumva uzaba iki wenda mu gihe ibyo bizaba birangiye? numva nahinduka nkisubiraho nkabana n'imiryango, ari nabo nkababwiza ukuri ko nari narabananiye, bakamfata nk'umuryango, banabyanga kugira ngo n'ubuvugizi banabyanga, avuga ati ngiye kubarega ko mfite mama hano, kuko ibyo ngibyo muri leta barabidusabiye biremewe. iyo gahunda njye niyo mfite yo kugenda mu rugo nkahinduka nkicana na mama nkagira ute, mbare n'iryo shuri nkanarisubiramo, dore mfite isura imeze nk'iy'abana, ntabwo wanyegera ko ndi mukuru, iryo shuri nkarisubiramo nkakomeza. niba wenda mu rugo batagufasha neza nawe ukaba utameze neza, abantu wenda bakurikiye Target TV ni iki wabasaba? ni ubuhe butumwa wabagezaho? twe ni ukudukurikirana nk'abana baba mu muhanda, tubaye mu buzima butemewe, bakadufasha bakadukurikirana, nuko ku buryo twese twazahura, n'abatabitekereza bose bakazahura n'imiryango yabo. none se ubu ngubu abo mubana muhuje story cyangwa hari abafitemo, tubwire wenda nk'ibibazo bamwe mu mubana baba bafite? yego ko twe turi hano n'ubundi ni story gusa, tuba twiganirira ibintu nk'ibyo, nta kintu kijya kiba hagati yabo, nubwo turi dushaka ko turemerana. hari abantu bavuga ko iyo umuntu abaye mu buzima bubi nk'ubwo ngubwo, yirirwa ashakisha ibyuma, arara amajoro, aryama ahantu nk'ahangaha, hari igihe anyuzamo nyine agakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo sinzi wenda. ibiyobyabwenge ndabinywa, nanyweye inzoga ariko nazivuyeho, ikindi nsigaye ni ifege, ariko nayo mu minsi iri mike kuko ngiye gutaha byose nzahita managura mu bwonko, ngende mbwize mama ukuri gutya na gutya, nari narananiranye ariko mumbabarire, ngo nzaba namubwije ukuri nawe nareba akasanga ni umubyeyi azamfasha, cyangwa nadasanga ari umubyeyi, burya n'abantu bahajya kuko ubuzima nk'ubu ngubu kugira ngo uzabuvemo ni ubuse uyu munsi ufite gahunda ko dusanzwe ukiryama? umunsi mfite gahunda yo kumara gukaraba nkatangira kwirira,
nkajya kuryama muri gare tondo nkabyukamo ibyo biceri saa 11 aragwa mutangana. urakoze cyane, reka niba hari ikindi wongeraho. nta kindi. Ni Target TV dushimira we wamaze gukora icyo bita subscribe. Nawe utari wabikora komeza ukande hariya kuri subscribe kugira ngo amakuru yacu atandukanye ajya kugeraho uwo mwanya tukimara kuyashyiraho ujye uhita ko uyabona ako kanya. Sasa dufite gahunda yo kugenda tuzenguruka hirya no hino hagiye hatandukanye dusura abantu bagiye batandukanye tureba uko babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi, dusura ibyamamare tugira gute mumaze iminsi mubibona. Uyu munsi hari ahantu twagiye twumva inkuru y'umukobwa uvuka i Nyanza ariko usigaye uba mu mujyi wa Kigali, dusanga abayeho nabi cyane, aho adafite ahaba, abari kwirarira rwose ahantu hari umugano hafi aho ngaho mu mujyi wa Kigali. Hanyuma afite imyaka 14, nyina yamuvanye mu ishuri, arangije ngo amuhisha amakayi, anamukingirana mu nzu icyumweru cyose. Umwana abonye bimuyobeye ava mu rugo, niko kuza nyine kuba nabyita mayibobo mu muhanda hano mu mujyi wa Kigali. Turicaranye muri aka kanya, reka tumwakire hanyuma atuganirize. Bite? Byiza. Urakomeye? Witwa nde? Uwimpuhwe Esperance. Nde? Uwimpuhwe Esperance. Espera uvuka he? I Nyanza. Girebamo na hariya nta kibazo. Uvuka i Nyanza? Ahagana he neza? Hari ugiye kujya ahantu bita muri Rwaniro. Muri? Rwaniro. Hanyuma ufite imyaka ingahe Esperance? 14. 14. Ababyeyi uracyabafite bombi? Barapfuye, mama yaradutaye. Mama wanyu yitwa nde? Festine. Papa? Dieudonne. Kumeze nk'umuntu uri gutitira se, wabaye iki? Ndarwaye. Urwaye iki? Malariya. Maze igihe kingana iki urwaye? Kumara icyumweru. Buriya se hariya ahantu twasanze uri kuba si hagize uruhare mu kuba warwara malariya? Hariya ahantu uba ni hehe? Mu mugano. Utuye mu mugano? Ubamo wenyine? Tubanamo n'abandi bakobwa nyine nubwo babafashe. None se mu mugano wagiye kuhaba byagenze bite? Tubwire nyine uko byagenze kugira ngo wisange utuye mu mugano. Naraje murana bari abakobwa ndabisunga turazana hano, iyo baguze ibiryo turarya nyine tugasangira nta ribi. Reka dusubire inyuma gato tubwire ukuntu wavuye mu rugo, byari bigenze bite, ukuntu wavuye mu ishuri kuko yageze kutubwira ko wigaga. Nabonaga bikomeye ndigendera. Byari bikomeye gute? Dusangize story tubwire uko byagenze. Nyine najyaga kwiga navayo njye na musaza wanjye, nkabona mama arimo araza atubwira ukuntu kubera yisindiye ari n'indaya, mbona ibintu birakomeye. Umunsi umwe yari yarabyaye umwana w'umukobwa unkurikira, aza kumufata aramwica ndigendera nanjye. Pole sana. Icyo gihe warigaga? Arigaga, navuye kwiga nsanga yamwishe. Wihangane tuganire. Hanyuma wigaga mu wa kangahe Espera? Wa gatatu. Urivuyemo ubonye ibintu byanze uhita uza kwibera intanga. Waje hano i Kigali usanze nde, wahageze gute? Nta muntu nahasanze. Nasanye na musaza wanjye gusa. Itike wari kuye ryakuzanye? Narasakishije ko hanabohaga utuziriko nyine, naratubohaga nkatubitsa ku muntu twari duturanye nkatugurisha. Ukigera i Kigali se wabonye ubuzima bumeze gute? Nyine nkimara kuhagera kubera nawe mfite imyenda, aha bose barayinyambuye nsigara niyo nari nambaye gusa. Barayikwambuye se bajya kuyigurisha kugira mubone icyo kurya cyangwa kwari ukukwambura gusa? Barayijyanye nyine barayigurisha bajyana amafaranga. Hashize igihe kingana iki uri muri Kigali? Nje kumara ibyumweru 2.
Mm. ariko wigeze kutubwira ngo mama wawe yageze kugukingirana mu nzu maramo icyumweru byagenze gute? nyine nuko nari mvuye kwiga ndamubwira ngo kuki mutatetse ko nari ninshonje, arambwira ati reka se so hari ntaguhazi, arambwira ati se ko yapfuye ndamusanga aho natazi. Umunsi umwe aramfata nshyira mu nzu arankingirana nyine ndaceceka ndanumana, mbonye bikomeye ndigendera. Icyumweru musaza wanjye arankingurira abona birakomeye turigendera. Se musaza wawe ahe? Ruguru mu mujyi. Umujyi hano wa Kigali? Mm. Niwe mutoya niwe mukuru kuri wowe? Niwe mutoya. Akora iki we? Ntacyo nta n'uguhiga. Iyo agize Imana abona icyo akora. Ubu se wowe ubayeho gute muri rusange? Nyine menya uko nimba ndiye cyangwa atariye. Ese ubu ngubu nasaba abana bankubita baranzira, mwumvise uko bambwira ndaceceka nk'abihorera iyo bankubise. Ndagaswere mama ngo nimvanga, ndamubwira ati nta kibazo nimunuke. Iyo ndyamye baraza bakansaka bakajyana amafaranga nari mfite, bakajyana inkweto, bakajyana imyenda nkaceceka. Ese hano mu mugano muraharara ntimugire ubwoba mukumva nta kibazo? Tuhirwa ubu ngubu tukajya nijoro hajya tukajya kuryama muri gare. Hari igihe bagusaka bakagutwara amafaranga uba wifitiye n'imyenda, wabiguze iki cyangwa se ayo mafaranga bayakuye? Banasyaze karoti. Karoti zikura he? Ku modoka aho ziba zatakaye. Ese ubu kuva wagera i Kigali ntabwo urumva nk'inkuru iwanyu ko mama wanyu yabashakishije yababuze? Aje n'uwambwira ngo nsubire ntabwo nasubirayo. Iyo wantegeye akaza ntabwo nasubirayo. Mama wanyu se akora iki ubu ngubu? Uwo mwamusize akora iki? Yicuruza. Isambu za papa zose yarazigurishije. Sigaranye isambu ebyiri zonyine. Inzu mwabagamo yari iyo papa wanyu yari yarubatse?